Ikaze nanone inshuti zarinda ubuzima bwawe. Reka turebere hamwe akamaro k'inkeri mu buzima bwacu. Inkeri zifite amoko anyuranye kandi uko zinyuranye n'ibyo zinyuranyeho ni byinshi, ariko zose zigira neza umubiri wacu. Inkeri zifite umumaro wo gukangura amara agakora neza ku rugero rwayo, agatunganya akazi ashinzwe ku rugero rwiza. Kuba zifite amasukari yoroheje kandi atananiza umubiri bituma inkeri ziba nziza ku barwayi ba diyabete. Isukari yo mu nkeri ni nziza kandi irakenewe. Mu gihe umurwayi yaba arwaye diyabete ashobora kuyikoresha. Inkeri kandi zifite imimaro myinshi tutari burondora ahangaha, ariko turavugaho mikeya. Zishobora gufasha abarwayi ba rubagimpande. Umurwayi urwaye rubagimpande ashobora gufata ikiro cy'inkeri akakirya 4, hanyuma kikamugirira neza. Akakirya 4 ni ukuvuga akarya uyu munsi, ejo bundi, hanyuma ashatse yanabikomeza mpaka mu gihe azumva yorohewe. Umuhanga mu by'ibimera botaniste witwa Line yavuze ko yashoboye kuvura gute akoresheje inkeri. Naho umuprofeseri witwa Norden we yashoboye kuvura abarwayi bari bafite ibibazo byo kubabuka kw'amara, kubabuka mu gifu, kumagara no kugira ibindi bibazo bishingiye mu kanwa n'ibindi. Urugero rukwiriye kwitabwaho mu gihe umuntu ari kuvura indwara zinyuranye, ashobora gufata 1.5 kilo akabikora iminsi myinshi mu gihe iyo ndwara yamurembeje. Ibyo bishobora kurwanya impatwe, hemoroide ari byo kwipfundikanya kw'imitsi yo mu kibuno, kubyimbagirana kw'imitsi, bikakuvura rubagimpande zo mu ngingo za gute ndetse n'impyiko. Ni mu gihe umuntu yariye 1.5 kilo ku munsi akabikora igihe. Zishobora gukoresha amara neza inkeri, kandi inkeri zikunda gukoreshwa mu mavuta y'ubwiza nko kwisiga. Mu gihe abantu bashobora kwisiga umutobe wazo baba bari kuvura indwara z'uruhu. Umutobe wazo uvanze n'indimu birwanya indwara zikomeye nyinshi, bikarwanya ibibara bitukura biza ku ruhu n'ibindi. Amababi y'inkeri kandi cyane cyane iz'ishyamba, ku baherukana n'icyaro, inkeri zo mu ishyamba hambere hazahozeho, n'ubu ziracyahari ahakiri amashyamba. Amababi y'inkeri zo mu ishyamba rwose ashobora nayo kuvura indwara nyinshi, cyane cyane zo mu buhumekero. Bigenda bite rero? Ushobora kuyasoroma ukayanika, warangiza ukayasya akavamo ifu. Iyo fu yayo ikajya itekwa mu amazi akanyobwa. Izo zari inkeri rero. Ngaho ku batari bazi umumaro wazo, nubwo tuvuzeho mukeya, ariko ntabwo ari muke cyane. Ahubwo itegeko rinini noneho tugiye kwiga nyuma y'ibi. Reka turebe itegeko rivuga ngo ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Ni kuva igice cya 20 umurongo n'uwa 16. Ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe ni itegeko ryanditswe ku bisate by'amabuye, ryanditswe n'urutoki rw'Imana.
umugambi wo kubeshya niwo ujya uvamo ikinyoma. Kandi kwica ijisho, gukoresha ikiganza, kugaragaza ubutumwa runaka ukoresheje mu maso hawe bishobora nabyo kubeshya nk'uko amagambo yabigira. Kandi kuvuga ibiriho ariko ukabivuga mu buryo bwayobya abandi, mu ijuru bandika ko ari ukubeshya. Uburyo bwose ugerageje kwangiza izina rya mugenzi wawe, umuvuga ibitari byo cyangwa umuryarya, cyangwa ukavuga mu migani kugira ngo atabyumva, ndetse no kwanga kuvuga ukuri, ibyo byose byandikwa mu bitabo byo mu ijuru kuri kwica itegeko rya 9 rijyanye n'ibinyoma ndetse no gushinjana ibinyoma. Mu gihe cyose umuntu azi ukuri aba agomba kukuvuga nk'uko kuri, atitaye ku ngaruka zabyo, kuko ingaruka ziharirwa Imana. Niyo yavuze ngo dukoreshe ukuri. Hanyuma bagenzi bacu bazanezerwa bitewe n'ukuri kwacu, kandi bazanezerwa Imana, bazasingiza Imana bitewe n'uko hakiriho abantu b'abanyakuri bavugisha ukuri mu buryo bwose bwitwa 100%. Muhorane Imana rero, kandi twese hamwe duhirwe nayo bifurize tubyifurizanye. Izina rya Yesu. Amen.